movie ewan muyitege ni danje ngiyi izabemeza kira amazi mu mbebe iyi ngiyi izabemeza sasa ubu ngubu turi gushutinga filime nshyashya bayita Ngirente series ni Cesar inyura kuri Kamatoki TV mujye muyikurikirana mukore subscribe noneho abakunzi bacu rero mari muzi ko tubatenguha tukavuga ati seri isicika ntago ikomeje ubu nicyo kibazo twaje tuje gukemura Ngirente series izakomeza mpaka kugeza ewan kugeza kera Mandi. Tio Josiane Uzi neza ko tuzagashyireho sitep Nanjye ndaje ngiye ko iyi nawe akoze kandi ibyo buri wese turi muri ibi ngibi tuba turi mu kazi ubu ngubu rero sasa muri uku kwezi kwa muri zimwe mbahereje ikaze rero uyu ni umwe mu bakinnyi b'abasitari twabagaruriye kuri channel Kamatoki TV nk'uko mubibona rero aba ari ku cyangwe arasa neza bikabije kabisa akaba rero agarutse muri filime ari icyamamare gikuru muri filime akaba yitwa Cynthia ariko akaba azakina yitwa Mama Credo muri iyi filime twasaba rero ko n'umutware waza kegera hariya mu gatwenge keza cyane Papa Credo yes aba rero ni bamwe muri famille igize iyi filime Ngirente series mugihe ikintu mubwira abantu bakurikiye channel Kamatoki TV mu gihe filime itarasohoka Papa Credo turabakunda cyane muri iyi filime tuje kubishyushya tuje kuhatwika mutwitege turaje yes Mama Credo nanjye nje gutwika nkuko bisanzwe uko bisanzwe yes thank you action man dukomeje gushimira abakunzi ba Kamatoki TV my name is Nsabimana Jean Bosco iyi ni filime bita Ngirente series murabona ko icyangwe nagarukanye gitandukanye n'icyo mwambonanagamo bwa mbere ewana ubu noneho iyo izatangirana n'umwaka ariko inakomeza nizeye ko ari filime rero izagera kure kandi mukayikunda kuko twateguye ibintu byiza cyane nk'uko mubibona mu myiteguro yacu izaba irenze bayita Ngirente series rero mwe mukora subscribe kuri channel yitwa Kamatoki TV iraje vuba